Mashini we? Oui. Umeze bite man? Ni sawa. Umeze fresh? Ibiki sawa ni kwa byutse nunakingura marito. Ani manumva aranza. Nari ngiye kwafungura no kwisuza nyine ukarikora cyane. Bandi gufungura marito ubone mwishima meri. Ese merari? Mama ari hanze tuzinzi to ntarimo gukora ari hanze. Ese ajari guteka igiko? Ari guteka igiko? Birashoboka ariko wahagaranga ukareba ibintu arimo arakora to. Kaboyi se yagiye? Kaboyi nawe sinzi to ntarimo gutunganya hano hanze temo bamuhaye. Ngo nawe bareba niba yagisoje. Sarari. Aramaze neza ariko. Ntari bitu. Ariko ndabona wowe yahuje amazi inyoti muri mara amazi ni meza. Amazi ni meza muri iki gitondo. Mani ni morning ahubwo reka kapfata amazi ni borose mani. Ntari bitu. Mashini. Rero nabonye akamace kabaye man. Mane yishu umuntu ejo Mari ibintu bya mace byari bimeze bitubonye. Nize gute se man? None se wakagombye kuba wagiye gukorera ibyo n'abandi bana. None ndebe ibyo uri mu wibere muri mace tu. Nise man nge nzajya niga iminsi yose. Ego ugomba kwiga man. Man kwiga ari nabize man babakarani ibyo ntago wabishyira ubusore wari umubwire petit urankubwire. Bura kwiga ntukajye bikerensa byo. Sibyo se? Man nagaro kubikeye. Man umuntu aba yahereye kwa mbere yiga nabyo biba byamurambiye no kwa gatatu no ku cyumweru yiga. Chaka umuyobozi mani w'isi man. Uzashaka kuba umuswa. Hesi niga. Kuba dufite icyo twagezeho nuko natwe twize tu. Nise we warigaga kwa gatatu wajyagaye? No ku cyumweru narigaga. Nta minsi ntigeze njya ku ishuri. Minsi yose narize. Ariko umuntu aba yize se ngana ari butanza hajyaye. Wowe bikurikirane wige, sibyo? Bikurikirane wige ibindi uzabitubaze. Niki se nzaba? Ese uragira mama zaruhira ubusa kwishyura amafaranga azapfubuza? Nizanyishyura iminsi 5 wa gatandatu awushyiraho. Ntacyo reka nkureke. Ubwo oya mani ishuri ninge nsubizi so ugomba. Mani ndabizi ese siniga. Ariko nawe ntukavuge ngo umuntu ngajya kwiga no kwa gatandatu ajye. Oya ntuzatume mama ahomba amafaranga akwishyuriye si ibintu byumvikana. Ugomba kwiga tukagaragaza umusoro wo kwiga. Ubundi se mama kataba yawe. Kandi kazugira ni ukwiga. Ntari. Ntacyo mizira nitambukira. Nibwo kwiga mba mbona urimo harimo ihangana kandi ntago ari ibintu bya danje tu kwiga. Ese mani natwe twarize tuwejya wiga urebe ko azatera. Sawa. Kajya urajya kwiga buri munsi. Se we yarize ubundi. Tabikoze n'ababo kuko atazi ububi nyine bwabyo byo kwiga niyo mpamvu bavuga ngo umuntu muraje kwiga. Nikorera agaparishare kikunda atari yatandatu ye. Se Liverpool yakinye. Chelsea irica umuntu. ngo yarakiririnduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima mwese ni mu ubundi mba ngomba gukora ntamabuza agasanga akabona ko nabikoze ruzungu ngo yarakiririnduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima mwese ni muhumure yarakiririnduye Kaboyi we. Yego Weze bite? Esa wachi. Mani uri kumereza mani. Nijoro. Narigize mu nini. Muzo sura mu kanyura. Weze. Amashini. Hano tugira amashini nta kamashini tugira. Cyakita mamani tukana ngo mashini. Yaraye amwereye igikoma mu hirembe. Mani w'imbibyo. Umuntu wanyura. Indi mama wawe. Mashini. Mashini.
Oyo kwa DJ yari yapfuye. Mashini anyuzeho ari ngo yagiye. Mani mbwira mani. Sajya uganira bro. Anyuzeho nanjye narindi mani kabo kandi nawe usigaye mani sinzi ibintu bisigaye. Mama yarambwiye ngo mvuye n'ibintu. Bikureho nyine se ko warakaye. Mbwira mani yazamutse cyara cyane. Mashini yazamutse. Yewe ntabwo yigeze anyura hano. Ntabwo yanyuza? Ashobora kuba ari mu rugo. Aragiye ko kunyimisha mani ko naje mu kintu nawe. Nuko narindi gutoragura ibyatsi. Icyatsi ariko mawuja. Ngambwiza ukuri. Izi kuri ndakugura Wanyuza? Akana. Kadunda ubwonko kamwe. Oya nari. Yazamutse. Ndabirose ko yazamutse. Mbwira wamubonye cyane wamubonye. Akose mashini se yagiye kuryama buriya. Asigaye ananirwe. Aratekereza akananirwa. Mani kandi hanze kugeza naje Oya yatambitse. Kumbaza ibya mashini. Mashini yuzu kambaza ngo iki giti. Pichari cyangwa yamazi. Cyangwa yamata. Ikibazo ni cyangwa yamata ariko. Basigaye bacyuhiza urwundu bwo. Banze ngenda kuri iki ngiki. Satura makakima tumbafu na ngaragata hano ni kwasi bite nausha ubona ufite ivogonye umwana kureba ufite ivogonye umwana kaho da Okay nta kibazo umuyobozi arimo uri sekreteri we kugira ngo uzubaze ubwo rero uje wivugisha ubwo bwongereza kugira ngo twumve ngo kubuze fuck you natwe mani turabizi ushaka iki uvuze ngo ikisha ufakasha mama yarambwiye ngo ijambo oya nako ufakasha inshuti yanjye yarambwiye ngo ijambo ngo iyo umubwiye umuntu ngo fuck ngo bumukunze aba bantu baturukaye bambarize muturuka ngo ubwire rero nagushota kiga kubaha abantu utazi bagushota cyaje we undi munsi kumba abakozi bo mu rugo muhaze no kumera haguruka mahiranye yafo haguruka patate ni biki ukavuna urafunitse se oya se no kunkuni kurankumenya yaganisha ndakugurira akantu shati genda urangurira akantu ndakugurira akantu genda bigo urangurira tagira ikintu uvuga urangurira ikintu uvuga ndakugurira akantu njya kugenda ubwo nujya kugenda nyere ku muntu uje kureba ngenda kugurira akantu gusa arimo wari njya kugenda ariko musakuza abo imeze wabaye iki kandi mvuye ku igare riranze yakubonye imeze bite se yabo amakuru komera cyane uranizo nkweto kose nkweto bubiri ngombwa sha nyuma yo kumvura iyo urashaka no kumvura kaboyi muri kaze nari abona nanaje numara gutaha tubonane sawa igipangu Zita mugabo ko mashini we komera cyane wacinya amashiki zuba ni daje imeze nabi niwe warejisi wa mama bewe nyamasheke se njye waguhamagaye none se ikibazo gihari ni ikihe mbwi ikibazo cya cya kibanza n'ubujura buri mu mudugudu iwacu bukabije iyo byari binzanye i Kigali ngo turebe ukuntu twabiganiraho ko ari gufata indi ntera cyane none se wanyu hari ubujura bumeze bite ku buryo numva ko ibintu bigeze kuri urwo rwego urabona
ikibazo rero ubujura burakabije niba ari uko n'imirimo yabuze ko umuntu ntacyoruraga koko ntacyoruraga hene. Oya rasa ku ntego twavuganye mbwira ko urabona n'ikibanza cyanjye baragitwaye nashidutse umuntu yarakigurishije umuntu w'iyo hepfo za Rusizi. Ntazi ukuntu byagenze ejo bundi nshatse kugira ngo ndebe ko nagisiza nkacyubaka nkumva bibaye ibintu birebire ariko nabiganirijeho n'abaturanyi ariko twakiburiye igisubizo ubwo narinje ngo mbwire uko umuntu yabigenza. Oya ubwo waje hano birakemuka. Ikintu ngiye gusaba ni kimwe gusa nuko ufite icyangombwa cy'icyo kibanza ibindi tukabisoza tu. Kibanza icyo cyangombwa uragifite kike impapuro ariko numa zifite ziri mu rugo da. Impapuro zifite nta kibazo cyane rwose nta kibazo wishaka uburyo zikugeraho muri cyose tugikemure nta bicyo. Ubwo nafatwa ndi munsi nkazagaruka nta kibazo ngiye hano mu rugo ntiwahabonye sinahanga. Reka ngire nahe rero dore niwacu nikore ndabona n'ikirere gishaka kugwa. Hari bikurikirane ubwo uzasanga hano ni hano mba ndi ibindi tuzabikemura nawe. Oya murabukire ubuzi kandi sawa nari kandi ntuzatinde dore ndo ndagerageza ndebe sawa uri miss nanda Kigali ndabona ari bimeze bite se? neza. Amasomo se biragenda ntari? Nuko azarimbwira ko amashuri rwose byangashye aragenda. Ariko kwigura byanga se byanga. Boy we yiguye. Ibiryo se birema kutabizi. Iki ibiryo ntabwo mwariye se? Ntabwo twari se watugaburiye. Sikunda amasafuriya byose babijyanye naringize ngo mwabizanye ku meza. Ngo bagize utimvira. Abijyanye. Kandi ngo yarize. So yize heho. None se urashunje cyane. Mwana umuntu arashunje nese umuntu yaricaye ategereje kugiye kuza. Ntabwo wakiyeranja so kabishyizeho sport. Hano se bayicara bari gukora iki? Nzi ko muri mu nama ariko nenzi ko mwari. Kaka bumva nkubwire. Hari ibiboro usigaye uzana by'ibintu by'ubukomediya mu bintu byose umuntu akubwira urashonje. None se wangaburiye bagize ntabwo wasohoka ubahekenya ku gito. Hanyuma ibintu abari kuzana. Nese dede urashunje. Kuko umuntu nari bireka ndebe ukuntu ibiryo birihe wabisize. Isafuriya nayo bayijyanye naringize ngo mwebwe mwayizanye ku meza ariko nose ntabwo igipangu ntabwo gifungwa ntabwo hano binjemo baza gukora iki. Mwana shaka ukuntu bigenza umuntu arashobora. Sawa reka na mutu ushaka igikoma se. Mbati igikoma se. Amani igihe ushaka ibyo kurya uzana umuntu yirire ibyo bigara. Ikintu cy'ikiga umwana ngo kigomba kugutaka inzara gifite ubwanwa ikintu cy'ikiga. Ibyo mamubwiye. Uriya mama yamutoraguye he uwo. Si wowe mugaruye se ntiyari yaragiye. Cya gihungu gifite ibintu kijya gikora kugira ngo umunanganya nacyo. 500 yarari haya n'indi yajyanye. Indi yajyanye se n'ubwo usanga nakare wari yarahanze. Ndahaguruka nsize ikintu nkaza nkakigura. Uri gukina comedy se basi ndime. Oya twumvikane twubakane ndabizi ko ndi umukozi muri abantu ba bo 500 yarari haya n'indi yajyanye. Ari ubundi warize. Narize da. Narize. Za runongo narazotaga nkazogikiriza ba minisitiri. Semana uyu uri gutera amagambo zuwari. Ntabwo ushobora kugira ngo uzane ibyo kurya. Ndetse ubundi reba wa muntu uvuye hano. Bura ntabwo ari waba we bitwaye birabi bityo. Nese 500 ngiye nyasize hano mumpamagaye. Ninjiye hano mu nzu none ndayavuga. Okay. Genda mani genda n'ibiryo byabuze nta kibazo byihoreye. Sawa. Cya gihungu kandi mama nuko umuntu ayimubwira kigira wadanje ngo turamwambike. Mungu nago yumva arutwara buzima. Ahubwo ubundi buzima bite byiye bimeze bite? Sinzi ibibazo ntabwo maze sindibira nkuriya wagira ngo sinzi wagizwa ajya wamukoye muri bazakijyana ara kuri gate ubuzima bari bazana yateka. Nabona afite ikibazo nk'ukuntu uri umuyobozi. Ishuri badusabye burati mu gatatu. Naraje ndayihiga hano hose hano hose ndayihiga ndayimo. Nta kuntu wamfasha kubera ko umuyobozi muri no kazi.
abantu bamuziranye bagashaka uburyo bankorera indi birote. Nese ubwo birote bayisize he? Narayishatse ndayibura ahantu hose sinzi ahantu bayishyize. Iyizi uko nta mbeba zibamo birote yaba yaragiye he? Ntabwo ubizi ko nize mu wa gatandatu. Nawe utekereza akantu nk'ako uri kunsaba ntikanashoboka. Uri umuyobozi. Urabizi ndi umuyobozi ndabyemera ariko ntawe nkorera na birote. Nyine sinaguziranye n'abarimu n'abantu benshi njye mbibabwiye bavuga ati nawe muri munaniro uri kunsaba ibintu bikomeye kandi bidashoboka sibyo? None se ubundi barya ngo mugiye kuyimaza iki? Ni kugenda nkayiberekanye bakabura nyine ko nahize nawe wari kubyemera ko nahize. Shandumva ibintu ntabwo bishoboka kuko birote njye ntawe nkorera nazo mfite ibyo nshinzwe ibyo nkora sibyo? Nese ubwo uri kumva nzayishaka gute? Nzagenda se nk'umuvandimwe ngo witwa ngo ni umuyobozi wowe urambwira ngo njye kwiga kuki umuntu yagusaba serivisi ukaba utarayimukora kandi wowe buze kunsaba basi ngo tuyishake muri nozu yose nayirimo hano turayishaka urayibona ariko ubwo buryo umbwiye ntabwo nayibona kandi uziranye n'abarimu bose nimuziranye nko kurya kimwe ariko wajya ureka kugora uze nkaho kumfashije ikiwe ubwangu ngo nimwige ngo ni oya kwiga ugomba kwiga none uragira ngo none se ngende umuyobozi mfite ibyo nkora nose urashaka kujya wirirwa uzerera imihanda yose nawe ubura aho ngaho uvuga amagambo nta n'ikintu wanafasha umuntu afite igihe ubwo se noneho nibanyirukana bakwirukana gute se ahubwo yishake vuba vuba wowe andorera wowe biro tuzi kwishaka uburyo bigora wowe akazi uyu munsi nagakoreye hano mu rugo kubera ko hari umuntu waturutse iyo za Nyamasheke yaruje ngo mukemure ikibazo afite cy'ikibanza niyo mpamvu niba hano mu rugo naze kwirirwa mujyana mu kazi. Womeze gute? Nanjye ndahara ahantu narengiye wakwicaye se tukaganira gatoya y'ubwo mbona ugiye ntabwo urangiza se? Oya ntabwo uri butinde nagenze umubyeyi murumuna wawe se warebe ko ntamubona sinzi twagiyemo ari mu biki ugiye mu biki twari turimo turaganira hano ahubwo hari ikintu arashabye kidashoboka ni ibiki se nyine ari kunsaba ngo ducurishe birote ducurishe birote kandi urabizi ibintu ntabwo byemewe Mugisha ko numva ashaka kunanira mama ndabona uriya muhungu ashaka kukunanira ibintu arimo ntabwo ari byo Mugisha buriya nzamukorera iki sinzi pe ngo birote se ngo yicurishe ngo bigende gute nta birote afite ngo kwishuri bayimusabye nyine mubwiye ati niba birote yayibuze hano twayishaka ahantu hose twayibona wenda nibiri hano mu iyi nzu iyo yari afite se yayishyize ngo yarayitaye ngo weho umucurishije birote ni ikibazo nyine kubera ko biriya bintu nshinzwe urabona ko niba ndi umuyobozi azi ko ibintu byose byakunda twabikora bigakunda kandi gucurisha birote ni ibintu bigoye ushobora kuzamo risiko ugasanga ibaye ikibazo kandi ibyo ugomba gukora ahubwo naza nsobanura aho birote yayishyize oya muhamagara umubaze ari aho hantu Mugisha Mugi kunyitaba ni ikosi kuri weho bisaba iki kugira ngo unyitabe mumaje igihe kingana iki nguhamagaye kandi mugi ugiye kuzananira wa mwana we ese nkunaniye gute ugiye kuzananira reba nk'ubwo rusatsi uba wikoreye wabuze amafaranga yo kwiyogoshesha mama nimusigare muganira nta kibazo reka njye ko nta icara hariya ibyawe nawe nyine karaneranyije niko mugi urumva umeze neza muri iyi minsi meze neza ku ishuri bimeze bite bimeze neza nabyo nta kibazo ufite ku ishuri nta kibazo mfite ibyo mukuru wambwiye ni iki ibyo bintu by'amabirote ndi kumva hano muri uru rugo ni ibiki ntabivuga ngo karakunteje mbwira agaki kakunteje mwajye mwiga n'indoro yo kuvuga umwana wiga ntawe avuga gutya wajye wiga kuvuga mama ibyo simbishaka uretse ko umuntu aba ababwira ibintu mukajya simbishaka wa mwana we iyo mbere ya byose iyo biro dushaka gucurisha nijya hehe ni ku ishuri bazikwatsi indi yagiye hehe ntabwo usa rimwe mufata ibintu mukabijugunya uko mubonye ndavuze ngo nta muri umwana ntazibeshya gucurishije birote ndavuze ngo ujye gushaka birote yawe hariya mu cyumba nta muntu wavuye ngaho ngo aze atware birote yawe wabona abantu uza baranayijugunye ba kaboyi wirirwa gusa ntukijya no kwiga agakungu urimo k'abandi bana sinkazi ikindi mubwira uriya muhungu mugendana simushaka muri ubu rugo
simushaka mbese ubundi muzambuza n'inshuti zanjye zo uheruka kwiga ryari ntabwo se kuwa gatatu ejo ntiwiriwe hano ejo ntiwiriwe ese ntabwo umutwaro uri kundi oya mugisimshaka winanira wa mwana ugenda ifite na gahunda zo kugenda ubu ngiye kugenda usigare witekerezaho akoma namwe mujye mureka kundenganya wowe umfatanya na mashini mugashaka kundenganya yes umfatanya mashini n'umukuru wawe mashini bagiye gushakisha amafaranga wewe ahubwo ugiye kuzananira mwese muziki bari abahungu ugendana nabo bari abahungu se bari abahungu bagutwaye ni ibirara nta nama nzima bakugira kirara nawe ntukazabe ejo bundi ntabwo nabasanze kuri televiziyo yanjye kuri televiziyo yacu twari tuyikoze iki twari turi kuyimura kugira ngo tuyitereke neza twari tuyitwara navuze ngo simbashaka kandi ndabivuze nongera kubabona no mu rugo rwanjye nabazanye bamuteze ibyo tuzahangana ibyo wigize byose njye ndaje mpangane nawe kandi ndaje uhita ugenda ku muhanda ngo nyine mashini ajya azana inshuti ze nyine inze nsanga umusatsi wawukuyeho ntawukuraho kandi ninasanga wawukuyeho ufite ibibazo nigize ibiki ngenda agiye kandi nsange mwana atetse baretse ugenda ubibwire Kaboya bari uteka Kaboya se ugomba guteka mu rugo wenyine ninde se njye nguhaye igihano nka mama wawe uramara icyumweru ukurikira kandi ndabivuze cya kigoryi ngo ni mashini aze ubundi umuntu nirira televiziyo anayitwara ubu ntabwo aba yakuyemo amafaranga yo gukoresha rabiro cya kigoryi nyibwira ibintu cyaheze kize kibwire mama kubona rumeze nk'utuzuye n'ubundi ntabwo rwuzuye